uri bukuri ahantu mu gikorwa ntago ari amazimwe mu gikorwa cyo mu gikorwa ngiye kuvuga abantu bakuru nk'abantu bakuru barabyumva uri hafi kugisoza karakano gacoboka kadirigi nyine ni kwagakiza kararyoshye kaje nk'ibyo bintu ibyo bintu umuntu gutesha ibirimo mugezaho akabangwa have n'icyo kugira nagitinya gutera ikibazo nkikuvomwa ako kantu kansubizo neza iyo kagiye kugerayo ngo nagaki ngo nagaki hari ahantu muhakoza bayageze mu gikorwa hafi akatikoni rwose gutya nyine ugatunga amanyoto gutya nyine kuri televiziyo uri hafi kuba ngo ni mu kivambye ndapfuye gupfa ubushamwa bugeze mu gutwi abantu batarajya babyiye kuhagera niba utaragera ntuzi gukinisha gushaka abakobwa abandi oya ahubwo ndashaka kugira ngo tujye duhugura abantu nk'aho ukarizo mugura nawe uzifite niba uzi kutaza akazi kareke niba ugiye gupfubya rubanda byihorere nkanjye masegwara akantu kamaze igihe gacaho kugira ngo mukubaze nk'umuntu mukuru abagabo barapfuba ahubwo abagabo barapfubya nta mugabo upfuba barapfubya ariko urimo wamamara uvuga ngo warashaka gupfubura abagabo barapfuba ni umugore babivuga se ubwo baraharira babonye utajya ku nema ntagatifu ubundi kubanza kwiga gushaka umuti ubundi iyo umaze gutyo rimwe gute ukabipa bwa kabiri iyo bigeze cyo mbere kanye buri kanye gusubiza se umuntu yabipa nka kanga buriya miti ya gatatu nibasha kujya kwa kana kubwiraga nyine ko kagiririre aho rwose wagiye ngo bipe ya gatatu nubundi ariko no mu mategeko wemerewe guhamagara umuntu gatatu atakwitaba ukamwihorera abagabo murimo murumva ngo abagabo bapfuba ntago ari amazina mureke twubaka ingo zacu yego niko bimeze hari umugabo hano watewe nabonye kwita igitoko kandi byavuze ngo nabyemeye nabishikiye yaravuze ngo umwaka mushya muhire mwiriwe mwabagore mwe baba uzagashaka kwita igitoko uzagashaka muzakora abagore babwiwe bahawe inama abagore badakora dushe ntago ari abagore ukora dushe ku munsi kangahe n'urugero niko avuga uwo mugabo niko avuga nyine nanjye n'urugero nanjye yanyigisha ubu nabitangiye ngene usige gukora dushe kangahe kuva wabyiga ubona byumviye se ni buri munsi ku munsi kangahe cyane iyo ugiye ku rugendo iyo mvuye ku rugendo abikora yewe iyo uvuye mu rugendo urabikora nenge kugiye kuko natuzwe nazanye ibyunzwe byinshi ugasanga ibintu byose wahindanye ngomba gukora pavon nkaryama nakoze pavon ahantu hose wiyuhajyana hose mbere wabikoraga kangahe ku munsi mbere utarabyumva ibyo nzabyumva se yego no kwiborosa mukana ntago nabikoraga oya inama z'abari zigiye duteza abandi imbere niba ari cyo wagisha hande y'inama ugira abantu inama kubimbajije rata ngo hari abagore bamwe mu minsi bavuga ko ari abagabo bapfuba hari umugabo upfuba nyine abagabo bashobora gupfuba ubwo umugore abizi impamvu bapfuba akamenyongore nkatekerejeho numva nibyo none saka bimenye ukarira amarira atarukurira ugataga gutaka atarugutaka kubera ibyishimo biba bigusabye ingingo zose ukavuga uti nta wundi ni wowe urwo ni rwo rukundo rwa mbere tubabwiye nawe rushorera imizi bitagenze gutyo sigaye uramutse utunga ugasanga umwana avutse ari umuhungu izina rya mbere wamwita niriye ni rukundo uyu mwana yaba yitwa rukundo ko ndeba bazi nawe asetse uyu mwana urwa ngo yaba yitwa rukundo mvuze ko namwita ngabo y'igihugu wasanga abagore batera mu kigo ajya gutuka basika ngo kuki mwagiye kuri ya mutatu giye twebwe ngo baraturuta ariko abagore nabo ni ba nyina amajaba ariko nishinze rukundo aba yari umuhungu ko ari cyo wamwita rukundo masego ubundi rero aragatazira bafite kunakundanye na papa birarinze na rukundo
wowe rukundo yanshingiye akaduha n'ikintu cyo kujya iwawe kwa sebukwe yego birarenze nubango ngo yakoze akabyara uko kamwitaho n'ubundi rukundo. none se ubwo ngubwo noneho niki noneho tubwire neza niki cyatuma wita umwana we rukundo hari ikintu cyiza rukundo yaba yaragukoreye impaya cyatuma uwo mwana kuko ukuntu urije hafi aho bwiye mbyibutse ukuntu urije hafi numva ngiye kuzana monsiyo cyane yari kuza ku izina ryitwa rukundo bavuze ko byanga bikunda yabuganije ariko rukundo baramubeshyera. Rukundo agize urukundo rw'Imana umukristo mwiza n'umutagatifu yandwanyeho aho uwo twasimbutse wanyonjoje iminyonza bamugurukanye arega bamugiye mutwe ntago ari mubi ntago yangana yacikaga za nyiramaje abari nyinshi zimwirukankaho kuyo bashaka no kumukubitisha abana mwikizo ngo bijye namwakije ngo yeze mu rugo ngo nabyishe ngo yasanze afite ibitenge ndagurisha ngo amabimaze ngo aragiye nuko gukira umuntu wamugaburiye nibi cyane nawe nta kibi yakoze to bamwirukankanye atahutse simbizi ngewe ngira abantu bakunda kunyambura abagabo bakandwanya ku bagabo banjye nari mfite umugabo wanjye wankundaga twasezeranye mu itorero rya Depere Pentecote ni mfite umugabo wanjye twasezeranye mu murenge niwe twasezeranye no mu murenge witwa Yonas bigira abagabo nuko ntago namwaze abantu bazaga ibintu by'amoko nta moko ngira ntago namwanze nahubwo ntiyanyanze sinamwaze twashizutse badutandukanyije arabana bakunda kubuganizwa n'abagabo batari ababo abantu bakundiye mibuganizwa ku bagabo batari ababo ngiye bakunda kunyambura umugabo kandi bakaza kunsebya nakubwiye ko yamaze kwigendera nange ndabangwa sike nange ndabikasa umusaraba ese ko abagabo bakunda kugucika tewe twumve nta mafaranga njyanye n'umukene ari akantu nshaka kukubaza nyine ko abagabo bakunda kugucika wenda uze guhita ukomeza ko abagabo bakunda kugucika urumva mwasezeranye mugakora uko yarigendeye n'uyu baramutwaye buriya hantu ni sawa namushye ngo wumve reka ngo wiyumvire ahubwo cyangwa bagenda bavuga oya ubona kabaza ubundi kabaye wasenze bavuze inyatsi ni inyatsi yanjeho ni inyatsi yanjeho yo kunyambura kari kamwe ko ni ibyo se gusa agomba amakuru yo muri Kenya kwa munyakenya witwa Kiwanja yarampangiye we abanyakenya basabye mugisha hose mu izina rya Yesu umureni wankandira akanyenyeri ukangura n'igikoma kora banenda kubyara kozangura n'utugoma tw'umwana Shade kandi waramamaje igitaramo cyane cyamamaje unkuramo burezi koko wagiye wankwemo burezi kandi abantu barishimye babonye ndimo nkuvuga nkwamamaza yagukwemo burezi wanumye ko abanyamakuru bakaguha akantu ukangurira akantu kakanyohereza Shade Debe ni igisamagwe arimo guseka Debe nabonye muzamuha nakabosha zikankona zukamwesha yako keza okay rero tugana ku musozo ijambo rimwe kuri Debe ubundi azadutuma utuze kukureba kuko wamamaje igitaramo cye uzamunzanira Debe ngo tumene ntuzazana muzagarukana ashobora kutazabona umwanya sibyo kubera ubwo akazi kesha ashobora kuba yagira sibyo ariko noneho reba muri kamera hano wegeza akamikoro hasi gatoya ubundi umusaba ikintu kimwe dusoza ikiganiro icyo musabye arabona ko ndi hafi kwibaruka indese usabye Debeni nemusabye azagukandira akanyenyeri unzanire nguri bigoma nutwe natw'umwana ubwo wenda igikoma cy'urukundo zakimpa wenyine na Juste azame na gahunda bigogo na gahunda agukandira akanyenyeri ka byose humura yazamiye ukabya ariko Debeni we Shade nzaza nguheke ngukute n'iryinyo kugikano oya nzabona nyine igisamagwe ko yegera ku bagabo kongo iki oya byiwerere hari ufite utuntu muri kongorana nane kumva hari abagore barimo kubireba nawe urabireba ngo dukunde abayigira imbere y'abari abagabo ubu barimo no kunuka bangije kumpaga ngo bitutsi bagututse rukundo nushaka ugikunda ntuzacogure ngiye nitwa rukundo ariko impaya uramureka umugabo akaza ariko ugakoresha agakingirizo nagaze atabizi gukoresha ngise ndabizi masiko
ntabwo yarazi gukoresha agakingirizo. Ntabwo yarazi gukoresha agakingirizo. ndose ko nakamuntu ndabizi. Muzamuhamagare mbi. Urakazi se byibura? Nkabwiwe nande ko ntakora ibyo bintu n'abandi bantu. Kameze gute ko tarakanyereka? Agakingirizo nkuko nkakubwiye. Umva ari nkiki. Umva gakoze nka gute. Ngira ngo buri nkari yandi nkanga nanjye. Nyine wumva gakoze gute nka bombo, nka bisi. Ntabwo uzi ko kanyeke. Imagine. Uragafite ngo kanyeke ko kameze. Oya ntako mfite. Nyine imagine ariko nge ndakazi. Nge sinkazi. Kameze nka wumva kameze nka gute. Yawe. Umva kameze nk'ishashi. Umva kameze nk'ishitingi. Ngwiki? Oya sha ntayo wacu ryamfutse umuntu. Masegonda rakazi yawe. Turasama tukamira. Ariko rero kamubwire. Umugore umwambitse agakingirizo sa makosa. Oya ntago umugore ari we wambara agakingirizo. Umugabo ni we wambara agakingirizo mugakora ibyo mukora. Kambara unyereke ndebe ni wakazanye. Ndakambara hese kambara ndebe umupira. Ako gakingirizo bakambarira mu cyumba ari abantu babiri bonyine. Bombi. Kandi urabona turi batatu. Ni umupira se. Agakingirizo apfuka hano gutya ku munwa. Bakambara mu ntuza. Mu ntuza? Mu gutwi. Oya. Mu ntuza. Bakambara mu ntuza. Ariko urifuza kukamenya. Ariko uri kumva wose kukumenya. Washaka n'umujyanama w'ubuzima. Yego akaza akatuma yamara kuza akabaganiriza akabigisha nuko bagakoresha. Ubundi akamwemerera akaza. Uwo mwana se navuka ni uzamwita izina. Aza gupimwa se. Ni uzamwita izina. Ariko jise kwanza uzuri umuyobya ahubwo. Oya. Uwo mwana reka nkubwire. Uwo mwana utwite. Ninde uzamwita izina? Nimba umugabo yatangiye gukomanga ukaba wanze gukira. Namaze kuri mwitaho. Ashiraho ibintu by'amanane. Wose urwita umwana weho ugira igisekuruza. Oya igisekuruza ni icyo ku mugabo. Hari ubundi maseko iyo umuntu abyaye ngo iyo abantu bashaka babana y'abantu babana umwe yita izina rimwe nundi akita irindi. Iyo rero habayeho uburyo bw'amazina atatu ku mwana umwe yita amazina abiri undi akita rimwe. Ubwo rero nuvuga ngo ugomba kureka umugabo wawe niyo yaba yaramaze igihe arorongotana aryamana n'abandi bagore. Ako ntafite kongera kunjyamaho. Ndakurahiye ahubwo nzagende utaganduka Imana iraguhana. Nzagende wibuke ko umugabo witwa urumva umugabo witwa Salomo birivuga ko yari afite abagore 1,000 harimo 700 ngo harimo na 300 b'inshoreke. Nyine icyubahiro nabyo ntacyo abonye ari washaka icyubahiro cye ratigendere ntago ajya hehe narakarabye nta kizoye ahubwo buretse nagusengera imisonga iratera najya gusenga ahubwo cyangwa we abantu bakizwa gutandukanye ibyo sinjya mbigenda mu cyangwa ntago bakizwa bitandukanye ntago nkizwa ngira injugutira za mirenge kubyo nashora umubiri wanjye mu bimbire non c'est pas sonne toi bébé non ce n'est pas ce n'est pas ubu umuntu uvuye ngo agusige ibintu mu mubiri ubiye wabyemeye wowe ariko juste rero umenye ko amasegonda ari kuvuga ngo yemeye kuza tukajya kwa muganga tukipimisha nose ngo yanyizera cyane namwizera nibyarangiye kwizera na buriya nese abagore ajyamo ntubazi azabanze hari urwaye urimo simbazi genda ubwenge byapfuye byahengamye byo bashaka kwishyira byarangiye ariko bashaka kutimwamubwiye ngo asubireze umubiri atari ko sanze umeze we Tewe ndi umugabo yiye nago ndi umujugwe yikundira imijugwe akunda imijugwe azarutse kwa muganga tuzaca kwa muganga kwipimisha subwa nabi musabye bazatureba amaraso batureba amaraso yacu ukomeze ibyo ngibyo rega nanjye naza nkabapima no kuri farumasi barapima hari utuntu twaje bagupima mu maraso mu maraso gutya mu rutoki urunguru hari akantu basigaye bajombamo gashyiramo kagagupima erega uravuga utyo do mwarenga do ariko tukuragiye mu tujoti oya kavuka kaze umugabo ni turufu ni bori Imana iri kwihereye nago gose kugira umugabo w'umuntu kajagaye umugabo w'umuntu wari umugabo w'umuntu umva icyo cyembaza nyikubwire iba ari ugufanda amazira mfushye umugabo wanjye oya wafuye nanjye kukakubwira ubwo bari abanyiranjamari bose nibakure kurira umugabo
wanyanja amaresha Eh. icyama ngo tubumbe cyangwa nka batatu kabumba mukabumba iyi gute ndasi kankure w'ikibuka ko bansubazuye ko ntwite Kose reka nkubaza. Oya, mbabarira. Izina rizaba ryitwa ngo iki? uyu mwana azitwa namwe abanyamakuru mwamubonye muzaterane mu mwite muzarihurizeho Oya, tuzashaka. Twamwita gute? Azitwa amazina 3. Ahubwo iryo wamutoranyirije ni iri. ngewe ibyo namutoranyirize ngewe namwise ndera akore skize nzagirwa nawe ni Frida ahubwo na Serafina ni Frida nawe uzamwita kuko namwiyerekwa nibo nabonye namizina se byibura tujya gushaka nagize iyerekwa ngewe nawe napfe gushaka Harya ngo uzabyara iki? ni umukobwa Yes, reka tubasuze tubahe ikaze mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Turabasuje kandi tubifurize no gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Mwebwe mwahisemo gukurikira inkuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Masegonda na Juste tugiye kugirana ikiganiro. Masegonda yahoze yifuza ko twamuhuza na Juste akaba yamusuhuza. Masegonda umeze gute? ndashimira Imana wo mwijuru nagushimye kumubona Juste ese ko mwashizemo akanya hagati byagenze Akanya kameze neza cyane. ari smart Masegonda umeze gute rero mbere yuko wifuje guhura na Juste? yewe ndishimye kuko wazanye umushyitsi mwiza w'Imena witwa Juste ubusanzwe iyo zina kuko Juste nagize ngo ni Juste Hakizimana undi wigisha yapaga no mu rusengero Nubundi niwe. oya Nanjye ndi Juste Hakizimana. yes Niwe Juste Hakizimana wapaga no mu rusengero ariko sha mu rusengero mwapaganira Ariko uwigisha abapagani bo mu rusengero ni Juste umuyobozi wa Life Radio. burano umuyobozi wa Life Radio ariko buriya Life Radio wazanjyanyeyo ushaka kujyanayo Uharya ufite indirimbo? oya uzanjyana njye kubacurangira Imana urukundo gusa yahagije ko na Life Radio yake tuba mbikubwiye nkunda kuyumva cyane ariko hano nanone kuyishyira kuri radio yanjye kuri telefone yanjye Wasanga hano frequency zayo zitahagera. ntabwo zajya buriya muri make Cyangwa se akaba ari utarayishyiramo neza. uyashyiramo akajyamo Keti Radio Hakajyamo Keti Radio. toujours Ariko rero Life Radio wajyayo nakujyanayo. Rose ufite igihangano basi cy'Imana gihimbaza Imana icyane wajyayo nagenda nkajya kubacurangira kara karirimbo Imana urukundo nkabwira ibikwiyemo gute se kahe igihangano kirahari nyine kavuga ngo iki kabanga Imana n'urukundo Imana n'urukundo bagenzi mwumva Imana n'urukundo yaduhaye umwuka wera Imana n'urukundo fata kamikoro Imana n'urukundo muze tuyishime Imana n'urukundo muze twihane ibyaha Imana n'urukundo Ikigali Gapitari Imana n'urukundo Gisenyi y'abakunzi Ngoma yacu nimwumva Imana n'urukundo Imana n'urukundo Life Radio we Imana n'urukundo yewe ntaho utagera Imana n'urukundo nari ngiye kurimbuka Imana n'urukundo numvishe ndagaruka Imana n'urukundo yewe samu ntibayizi Imana n'urukundo akagira amata n'ubuki Imana n'urukundo n'abandi mukorana Imana n'urukundo Imana n'urukundo yego Imana n'urukundo ko karimo se mureke ubusambanyi Imana n'urukundo mureke ubujura Imana n'urukundo mureke kunywa ibiyobyabwenge Imana n'urukundo yababa we Imana n'urukundo umugongo urandiye Imana n'urukundo Imana n'urukundo yatanze umwana Imana n'urukundo umwana umwe w'ikinege Imana n'urukundo kugira ngo njye nawe rwose Imana n'urukundo duhabwe ubugingo Imana n'urukundo uyu mugongo urawukira Imana n'urukundo nawe urawukira Imana n'urukundo inyatsi iragiye Imana n'urukundo inyatsi iragiye Imana n'urukundo yewe n'akarandi iragiye Imana n'urukundo inakwangana biragiye Imana n'urukundo no kubeshya nabigenda Imana n'urukundo ubugambanyi Imana n'urukundo ibyo byose biragiye Imana n'urukundo amadeni urayishyuye Imana ubuhanuzi Imana n'urukundo Imana n'urukundo
ahubwo Fred gutumire ndakora abari kuri Fred ndabashuje mu dutumire tuze tuganire ku by'umwuka Imana n'urukundo Samu ntibayizi ujye umumenya ako ku kantu kararyoshye Imana n'urukundo mise numva hakubimo ibintu byinshi umudu urapwe nawe wahita uzamukiyamo n'izindi mise numva rwose nanjye mpembutse uri umuhanzi bindi umuhanzi ubundi batwise bakibyusa twebwe batari bazwi tika oya buretse oya dukomeze oya se byagenda utse hari kandi ibintu kirebe kugira ngo uyu ni umuvumbuzi ko wankoreye rya kabara wankoreye guteze uyu ni umukozi w'imaso wagira ngo urabeshya wowe amen unzanira ibyiza buri gihe hano irakumenye nanjye iramenya Imana urukundo wabonye ubona kuzaniye ubushize umurundi ariko hagira umunyarwanda jewe wowe ndi umunyarwanda nturi umunyarwanda ndi umunyarwanda none abanyarwanda kuki bari gukora ibintu byo kwigana kubera iki iwacu mu Rwanda abahungu babo barashaka abakobwa bagakora amakwe bakababera abagore kandi abagore b'umugisha tujye tubibwira abantu amakwe uzikatabaho amakwe ntabaho abahubukwe twavuze impande ubwo navuze yebwo n'ubukwe n'ubundi nabwo ni bwinshi impande navuze impande amakwe hirya hino abahungu amakwe ntaba ubukwe hirya no hino amakwe n'ubukwe bw'ibinyoma niyo makwe washyizemo akadege bakakakubucokoza n'ubukwe hanyuma rero amasegonda ukomeza kwifuza ko wazahura n'uwitwa Justin ariko nanone ukongera kwamamagara ngo umugabo ngo arashaka ko tuvugana ngo ashaka kugaruka nuko aza kunyura kuri Radio Rwanda ntabwo ari gupfa kwinjira hano yahenze kubanza guca aha ni mu kindi kigo buriya nta urusi ikigo yakigaruka mufite ibyangombwa byaho ikihe kigo se kandi hano hehe aha ni mu kigo buriya hano mu rugo ni mu kigo cya gisirikare yatorotse igisirikare ni kubanza guca ku marembo yo buriya iyo umuntu agiye yaje mu rugo iwawe arabanja agakora ikosi bitewe n'uko wowe bitewe n'uko ubuje n'uko witwaye ntaribera ko we namakosa ntabwo yanasezeye nje nitwaye neza ntabwo yanasezeye yagiye yambwiye ngo tugiye gucuranga agenderako n'ibyo byose aragenda ngo yango yandagiye ageze ibyo avuganya kureka nabo arimo kubavuganya kureka ariko arabavuga amagambo atari meza kandi ariko ngo yabonye undi mugore ngo avuganiza mushyashya umwe se babiri se batatu se fata ko kamikoro bari kuguhereza oya mfite yanga iyo ngiyo yifata nta kibazo iyo ngiyo yafashe umugore umwe se babiri se batatu se hari n'abamuha inama zo kugaruka kuza kunyica ababuganiza icyo yagombaga kubakorera kuri njyewe ntabwo byashobotse ko ari Imana yakitwa Imana byagenze gute rero ni ukubanza kezwa agatungana akaza mu kiganza cye cy'iburyo ikiganza kikezwa ibyo bamutumye kuza kunzanira akabanza akabita kure akarahira imbere y'amategeko kugira ngo atazabyongera yego ndareba ntabwo ndi impumyi jewe ndareba urareba kandi nawe namureberaga nuko yigize uko yishakira yego none we isosi yaje mu bushishi buriya nuko za imiryango igaterana bakabyigaho harimo n'imiryango yagiye kumurika yakugira inama iwabo barambonye bararize barabara bibwire Justin nuko kuki yataye umugore we nejo nabibonye ku nzira mbona umugabo usa nkaho amubwira ngo iki we wataye urugo rwawe wakigaho wabonye burese gato wabonye umugabo usa nka Justin ariko arimo kumugura amubwira ngo wataye umugore wawe none Yesu urumva atagiye kugaruka ahubwo biragusaba kugira imbabazi zo mu mutima ushaka kumunyemeza none biragusaba kugira imbabazi zo mu mutima nimba ukijije gusenga urumva hari ikintu bita ibigeragezo buriya ibigeragezo biratandukanye hari ubwo umuntu aza akakubera ishuri noneho akakubera nyine tica cyangwa se mwarimu akakwigisha kugira ngo ugire ibyo umenya ariko urabukoze cyangwa kubana kwawe kuzahagurana rero ni ukuvuga ngo nimba uri umukirisitu biragusaba kubika imbabazi zo mu mutima kandi burya kugirira imbabazi umuntu zo mu mutima ntibivuze ko atakongera kuguhemukira abonye nkanejejwe ntacyo mbarwaho weho uba ugomba kumwihorera
akajya muri ibyo wowe ukisengera hanyuma wabona aje bikaba ngombwa yuko nyine nawe ariko yaravunitse n'indahiro we n'inda yaravunitse uyu ni ujya nkumuza akabimbwira na Jeannette yabimbwiye igikondo na Jeannette yarambwiye uriya mudamukazi mwazanaga azaniye matora yo kabyara mwene da abanzaniye matora ariko katugira ibanga Juste urakoze ndagushimye guhugura ni byiza nyine nkunda guhugurwa imbazo za kibye nibyo mbwira nandi bose niba abantu hari abakristo kugira imbazo zikababarirana kandi tubabarirana igihugu cyacu kizarusha kuba kizima kizarusha kuba ugeza ku kamikoro hasi iki igihugu cyacu kizagira amahoro namwe abanyamakuru muzagubwa neza abagambiraga kubatera amabi mwamaze ibintu ntago bazabakoraho nitugira umutima wa kibyeyi ukagira umutima bazireba nk'uko nabaye uyu mutwaro yasanze ndasiye rwose ntago uzi mu ndangira ate ko abamize yasanze urasiye sanga ahantu hose mba ndinganiye ntago yasanze uri muri ntuza wagiraga mu nda zero nari zero nyine mu nda nta kintu cyakirimo apana nari nyina amataye gusa hepfo nashukuye ndarazamuka ngo hari ufite nyashi ni ku mwana wawe yavuze bora iranyesha ariko urabizi akantu kutari wakambye kumugirira ariko rigize wabimbite agarutse wamubabarira wamusaba imbabazi kare ibyo nakubajije ntabwo ujya imbere umunyamakuru mubi cyane oya ubundi umugabo hari abagabo baza ari ishuri hari abagabo baza bagera mu rugo bakarogwa urumva bakarogwa kandi kurogwa ntago bigisaba ngo umuntu abe yamugaburiye urumva niba ngo rero ashobora no guhura n'umuntu akamusuhuza gusa akabaramuroza rero nuvuga ngo biragusaba abagabo bari kugendera mu buryo bwinshi bugiye butandukanye biragusaba gusenga ashobora guhura n'umugore akamuroga akamugutiweho uriya muntu nta nubwo muhuye n'imyaka kuko kumva umurusha imyaka 20 ego ko none murusha imyaka 20 si 40 kuri 60 murusha imyaka 20 none 67 masegonda ubwo urumva murusha 30 urumva ashobora guhura n'umuntu akavugutura mugora kurusha 30 ahubwo kugira ngo atazakomereka bitazaba nabi azakomereze fatiriho atagiye waba impanda hoye izakemukira iwabo ya ahura rimbuka ngewe urarimbuka none sahi iwabo nibo bamwubakiye nibo bamukurangiye ndarimbuka uko nazi bibi se gute arema ko tuza guca kwa muganga se guteye inda azaba gusako uwo mwana se navuka ni uzamwita izina azaba gupimwa se ni uzamwita izina ariko jise kwanza uzuru umuyobya ahubwo oya uwo mwana reka nkubwire uwo mwana utwite ninde uzamwita izina nimba umugabo yatangiye gukomanga wo ukaba wanze gukira namaze kuri mwitaho ashiraho ibintu by'amanane wose urwita umwana weho ugira igisekuruza oya igisekuruza ni icyo ku mugabo hari ubundi maseko iyo umuntu abyaye ngo iyo abantu bashaka babana y'abantu babana umwe yita izina rimwe nundi akita irindi iyo rero habayeho uburyo bw'amazina 3 ku mwana umwe yita amazina 2 undi akita rimwe ubwo rero nuvuga ngo ugomba kureka umugabo wawe niyo yaba yaramaze igihe arorongotana aryamana n'abandi bagore ako ntafite kongera kunjyamaho ndakurahiye ahubwo nzagende utaganduka Imana iraguhana nzagende wibuke ko umugabo witwa urumva umugabo witwa Salomo birivuga ko yari afite abagore 1000 harimo 700 ngo harimo na 300 b'inshoreke kandi bose bitwa abagore be Salomo ubwo rero nutaganduka ahubwo nese urabumwakire ngo aze kumara ikikurya hari yaburaye ari washaka nyine icyubahiro nabyo ntacyo abonye ari washaka icyubahiro cye ratigendere ntago ajya hehe narakarabye nta kizoye ahubwo buretse nagusengera imisonga iratera najya gusenga ahubwo cyangwa we abantu bakizwa gutandukanye ibyo sinjya mbigenda mu cyangwa ntago bakizwa bitandukanye ntago nkizwa ngira injugutira za mirenge kubyo nashora umubiri wanjye mu bimbire non c'est pas sonne toi bébé non ce n'est pas ce n'est pas ubu umuntu uvuye ngo agusige ibintu mu mubiri ubiye wabyemera wowe ariko juste rero umenye ko amasegonda ari kuvuga ngo yemeye kuza tukajya kwa muganga tukipimisha nose ngo yanyizera cyane namwizera nibyarangiye kwizera na buriya nese abagore ajyamo ntubazi azabanze hari urwaye urimo simbazi
genda ubabwiye ngo byapfuye byahengamye ibyo bashaka kwishyiraho byararangiye ariko bashaka kuki mwamubwiye ngo asubireze umubiri atari ko asanzwe umeze we jewe ndi umugore uhiye ntabwo ndi umujugwe yikundira imijugwe akunda imijugwe azaze kwa muganga tuzaca kwa muganga kwipimisha subwa nabimusabye bazatureba amaraso batureba amaraso yacu uko ameze ibyo ngibyo rega nanjye naza nk'abapima no kuri farumasi barapima hari utuntu twaje bagupima mu maraso mu maraso gutya mu rutoki urunguru hari akantu basigaye bajombamo ugashyiramo kagagupima erega uravuga utyo do mwarenga do ariko tukuragiye mu tujoti oya mukakaze reka mukakaze urashaka kumukakaza reka mukakaze nanjye yarantaye baraseka unamenyereye nariyakiriye mpayirwa n'umunyamakuru ze ngo turi kumwe hano Rukundo nawe wayinteye ariko Rukundo yikura umusara wanjye akanyoreza umuceri Rukundo akanyereza amafaranga nkagura icyo kurya Rukundo akaza agaca kuri farumasi uriya mugabo arwaye gupfa akamugurira imiti Rukundo akwa ku mutungo we singuyise ndabeshya ntahari aho ntabwo yabyibutse bamuteye injuga aramubeshya aremera ye arebesha rimwe ariko ntago ari impumyi kandi umusaza ntago ari umusore yaje ari kwita ngo ni umusore yego nzakuzana umwana umutwe w'umusore mukwereke nzakuzana abasore b'abatwe mbakwereke bari smart bari hano musayirwa batsinda bafite buzuye umwuka wera bafite imbaraga z'Imana uriya ni umusaza w'umusinzi yacuranga ari mu gucanga dupfa nanini nuko muhugwani dutaye akagiye ngo turare mu kabari nyambo ni gisi imitira mu kabari sinjya mu kabari giye bivuze ngo abashaka ngo muje ayo mwacurangiye mujye kuyanywera nicyo abashaka nese unywa inzoga kareka unywa inzoga urumva utamubuza uburenganzira bwo kujya gute kujya mu kabari nandeke rero ndio byiza nandeke yego ku buryohe hitamo imarita nagari bure ku buryohe hitamo imarita naga aragenda akaza kure y'ingeso mbi oya igute reka akatazanza ni totoro di buretse gatoya amasego reka nkubwiye nawe cinkoni zamba umuntu muvuye kuyakorera basi nimba mukoreye 5,000 munagiremo 2 muguti mugabo mwiza nje sinjye njya mu kabari uguransanga mu rugo munagire bibirajya kubinywera gafanta cyangwa abari kunywa gacupa ho ngaho ukomeza nacurange wenda nigiye yagira unezerwa kamuha n'igihumbi nabwo ukabona aragitaha rero nimba bikunaniye urumva ubwo ajya mu kabaranywe wicaraho nawe umucu ntabwo urwaye sida ngo ikintu ngiki atazane ni indwara afite n'inda nitwitegewe nta sida urwaye atazana sida yazana imitezo gusanga biranguye n'uyu mwana mu ndano kandi nta yindi ndwara urwaye nta ndwara rwaye ngiye gusa ndasebye sibyo bitabi byo indi ndwara bamubwiye ngo azasiga amashyira ku gitsina kandi agatsingwa ni mabi cyane ni mabi cyane anaryana nawe ikiganza cye ariho nabone kuki ushaka kuzana indwara umusize wabibonye mwiyerekwa cyane ndano twabigenza nuko baramubwira ngo mukumurongora kwawe nawe yazanye agatonya kakamanuka namba kuramenye ngo byo mukora byo uzasubita ko ari twebwe ariko bakumva kandi abona barose ubotanye isombe yataye ntawugurwa rero ariko bakubwira wabyo ndabwira nguyu tuvugana turi kuri kamera yose yayibonye ntago ndi kubumva ntahugurwa ntago ndi kubumva uzayobora mu kiganiro ntabona mu kiganiro none se biragusaba rero biradusaba yego kugira ngo urukundo wenda abantu badukurikiye sibyo reka tubamara impungenge uyu mwana azavuka papa wadahari wamuretse akaza basi wenda ku mugani wawe ntimuzagire ibyo mukora yemeye yakwitana yagusyana n'ingufu umusaza we akarira n'umunyama yireba sha hatabuganije uko nabikundi yeme ko twakwibona gutyo kaza byagenze gutyo noneho rero gusa wari umugore wawe ngo uramureka umugabo akaza ariko ugakoresha agakingirizo atabizi nagazi gukoresha ngese ndabizi masiko ntabwo yarazi gukoresha agakingirizo ndose ko nakamuntu ndabizi uzamumagare mbi urakazi se byibura nkabwiwe nande ko ntakora ibyo bintu n'abandi bantu kameze gute ko takanyereka agakingirizo nkuko nkakubwiye umva ari nkiki umva gakoze nka gute ngira ngo buri nkari yandi nkanga nanjye
nyine wumva gakoze gute nka bombo nka bisi ntabwo uvuga ko kanyeke imagine uragafite ngo kanyeke ko kameze oya ntako mfite nyine imagine ariko nge ndakazi gese inkazi kameze nka wumva kameze nka gute yawe wumva kameze nk'ishashi wumva kameze nk'ishitingi Ngwiki oya sha ntayo wacu byamfutse umuntu masegonda rakazi turasama tukamira ariko rero ukamubwire umugore umwambitse agakingizo si amakosa oya ntago umugore ari we wambara agakingirizo umugabo ni we wambara agakingirizo mugakora ibyo mukora kambara unyereke ndebe ni wakazanye ndakambara hese kambara ndebe umupira ako gakingirizo bakambarira mu cyumba ari abantu babiri bonyine bombi kandi urabona turi batatu ni umupira se agakingirizo apfuka hano gutya ku munwa bakambara mu ntuza mu ntuza mu gutwi oya mu ntuza bakambara mu ntuza ariko urifuza kukamenya ariko uri kumva wose kukumenya washaka n'umujyanama w'ubuzima yego akaza akatuma yamara kuza baganiriza akabigisha nuko bagakoresha ubundi ukamwemerera akaza ubundi ukamwemerera ukaza baha nk'ikarito yose aribyo uri gutinya bamuha ikarito yose niyo babaha ubukingirizo ntago babuteka wenda ngo wazashyira mu isafuriya ukarya ariko bakuzanira ikarito nyine n'utwo gukoresha muri cya gikorwa buriya nta gakingizo kamukwiriye ugereranyije nzamaza numve akakingizo kamukwiriye wakabona rwose mu maguru tansiyo agakingizo bakambara kuri ndembo urugero kuri iyo mikoro urugero kuri iyo mikoro ngagakingizo bakambara reka tureke aho ngaho ni ibintu nabyumvishije wabyumvishije ubwo noneho wabyumvishije ndabyumvishije ariko noneho wamubabarira akaza mugakoresha ngere ntabwo nawe gutanga imbabazi none se yakongera agakora bimwe yakoraga yakongera kugendera ko erega umuntu muha imbabazi hari ukuntu buri umuntu kusundi mwaretse bakabanza bakamukubita abapolisi hoya wari uzi ko umuntu usara imbabazi za nyuma zibaho ariko se amukubise ndetse ko none nakwiyeho nanjye bakamukubita none se wofase reka nawe uramukunda ubu uri kwijijishwa nawe uramukunda aho ikikora ko mukunda ngewe rero nuko nakunda kurwana ntabwo ari byiza yego umugore wankurira ku mugabo rwose yambabara akajyana akandikira umugabo ko ntabwo umugabo akajagari buryo umugabo ni iturufu ni bori imana iri kwihereye ntabwo rwose kugira umugabo w'umuntu akajagari umugabo w'umuntu wari umugabo w'umuntu wumva icyo yakimbaza nyikubwire iyo ari ugufanda amazu iramfushyafuye umugabo wanjye oya wafuke nanjye kukakubwira ubwo bariya ba nyiranjamari bose nibakurekurira umugabo ba nyiranjamari sha icyama ngo tubumbe cyangwa nka batatu ukabumba iyi ndase kankure ko bansubiye ko ntwite reka nkubaza yambabarira izina rizaba ryitwa ngo uyu mwana azitwa namwe abanyamakuru mwamubonye muzaterane mu mwite muzarihurizeho twamwita gute azitwa amazina atatu ahubwo iryo wamutoranyirije ni iri ngewe ibyo namutoranyirize ngewe namwise ndera akore skize nzagirwa nawe ni Frida ahubwo na Serafina ni Frida nawe uzamwita kuko namwiyerekwa niwe nabonye namizina se byibura tujya gushaka nagize iyerekwa ngewe ntabwo napfuye gushaka harya ngo uzabyara iki ni umukobwa ase uyu mukobwa wazabona amashereka mu mabere yawe n'injya azazanye kuyabona aricyo nzira yatangiye kuzamo maze arimo n'ubu ngubu maze ingo urayabona ku myaka yawe iyo umwana ari gukina uba wumva umeze ako urya amashereka umugore yabura gute arimo kurya arimo kunywa igikoma ari kurya agasombe urimo kurya abura amashereka uti ariko hano isombe nagenda ibonaho gake gake ariko ntiwakarya gatatu ntago kakakiriho oya ntabwo isombe ariyo yonyine n'agatoki urarya n'agakoma ukanywa n'agasosi kagahuta ko mu mutwe w'ihene wagatogosheje uramutse utunga ugasanga umwana avutse ari umuhungu izina rya mbere wamwita ni irihe ni Rukundo uyu mwana yaba yitwa Rukundo
ko ndeba bazi nawe asetse uyu mwana urumva ngo yaba yitwa Rukundo. mvuze ko namwita ngabo y'igihugu wasanga abagore batera mu kigo ajya gutuka abasirikare ngo kuki mwagiye kuri uriya mutatu ugiye twebwe ngo baraturuta ariko aba bagore nabo ni ba nyina amaje abari ko nishinze Rukundo aba yari umuhungu. ko ari cyo wamwita Rukundo Masego. ubundi rero aragatazira bafite kunakundanye na papa birarenze na Rukundo wowe Rukundo yanshingiye akaduha n'ikintu cyo kujya iwawe kwa sebukwe yego birarenze nuwango ngize ngo nikitu ayo mazi yamenye mwasigaye se niki cyatuma wita Rukundo uyu mwana nawe witwa Rukundo we abanze umwe nje wambwira icyatuma uyu mwana nawe umuhungu azitwa Rukundo abantu babyumve rwose iturangiza ikiganiro nagafantura mwa pe kubona inyota yari ikwishe inyota yari ikwishe Rukundo mu kiganiro kwemera agafanta cyane ko rigazaba ni umwana azaba yakoze akabyara uko kamwitaho n'ubundi Rukundo none se ubwo ngubwo noneho niki noneho tubwire neza niki cyatuma wita umwana wa Rukundo hari ikintu cyiza Rukundo yaba yaragukoreye impaya cyatuma uwo mwana kuko ukuntu rije hafi ahubwo yambyibutse ukuntu rije hafi numva ngiye kuzana monsiyo cyane yari kuza ku izina ryitwa Rukundo bavuze ko byanga bikunda babuganije ariko Rukundo bamubeshyera Rukundo agize urukundo rw'Imana umukristo mwiza n'umutagatifu yandwanyeho aho uwo twasimbutse wanyonjoje iminyonza bamugurukanye rega bamugiye amatwi ntago ari mubi ntago yangana yacikaga za nyina amaje abari nyinshi zimwirukankaho kuyo bashaka no kumukubitisha abana mukizo ngo namwakije ngo yeze mu rugo ngo nabyishe ngo yasanze afite ibitenge ndagurisha ngo amabimaze ngo aragiye nuko gukira umuntu wamugaburiye nibi cyane nawe nta kibi yakoze to bamwirukankanye atahutse simbizi ngewe ngira abantu bakunda kunyambura abagabo bakandwanya ku bagabo banjye nari mfite umugabo wanjye wankundaga twasezeranye mu itorero rya Depere Pentecote ni mfite umugabo wanjye twasezeranye mu murenge niwe twasezeranye no mu murenge witwa Yonas bigira abagabo nuko ntago namwaze abantu bazagira ibintu by'amoko nta moko ngira ntago namwanze nahubwo ntiyanyanze sinamwaze twashizutse badutandukanyije abana bakunda kubuganizwa n'abagabo batari ababo abantu bakundiye mibuganizo ku bagabo batari ababo ngiye bakunda kunyambura umugabo kandi bakaza kunsebya nakubwiye ko yamaze kwigendera nange ndabangwa sike nange ndabikasa umusaraba ese ko abagabo bakunda kugucika tewe twumve nta mafaranga njyanye ndumukene ari akantu nshaka kukubaza nyine ko abagabo bakunda kugucika wenda uze guhita ukomeza ko abagabo bakunda kugucika urumva mwasezeranye mugakora uko yarigendeye n'uyu baramutwaye buriya hantu ni sawa namushye ngo wumve reka ngo wiyumvire ahubwo cyangwa bagenda bavuga oya ubona akabazo ubundi kabaye wasenze wavuze inyatsi ni inyatsi yanjeho ni inyatsi yanjeho yo kunyambura kari kamwe ko nibyo se gusa agomba amakuru yo muri Kenya kwa munyakenya witwa Kiwanja yarampangiye we abanyakenya basabye mugisha hose mu izina rya Yesu umunyakenya mpaye amafaranga menshi twakinnye imikino bari baje gucuruza mu kabuga ikirongo cyitwa Woyo none mbakubitira ingoma ndazamuka buye ngiye nkunda gushyira mu bintu byose byo binezeza abantu ugiye cyose ubushyushye none ndamuka njya kwamamaza nanjye kwafasha kugira ngo kubyina nyine kugira ngo baze murara abakire baze nyine bashyira muzamuse nyinshi cyane imiziki yebo ndagira ni ingoma y'inkongoma yari mu kubyina ngingoma bama ingofero bama n'umupira bama n'ikirongo kibyibushye bati mudukinira n'igishushanyo mbakinira igishushanyo igishushanyo kimeze gute gukina igishushanyo kugikina ikibari kose igishushanyo no kugikina gute se kandi ubwo ntago bakibakora ikinnye ntago bakibakora gikinnye gute ni gihumbya ni cyakira iki igisitatu ubwo ni igisitati twagikinye nakije abato kirabananira ngenda gikina ku nshuro ya mbere ndakikina ku ya kane ikintu ko bajya bitubwira abandi baratsindwa hasi bati hatsinzwe nde hatsinzwe abato mukecuru wacu yatsinze tumuhe iki ikirungo kinini bambaye n'ingofero n'umupira mutuku ndamanuka ibyo narabizize umunyakenya bitahira
ndongera ndasimbuka mugira mu mujyi nari ngiye mu mujyi sinzi ikintu cyari kinyegeje mu mujyi mageze ngiye hamwe bamamaza ndaganiraho umuziki niyo cyo umuziki bankunda gutyo ntawutse bati abibatsinda ni haba ariko bavuga ku mudugudu kwa hari mu witwa Metero ati ni haba yaje kunshaka nzaniye miliyoni 2 z'amadolari. Miliyoni 2 z'amadolari araziguha umunyakenya araziguha ambaye yarabamaga ati watomboye miliyoni 2 z'amadolari kuri telefone yawe ni voiture nta na kintu cyageze mu biganza gusa so umutekano abandi je ne sais pas umutekano wabate gato unaga ari umutekano twaba waragwamagaye kandi yazaye Karayigwi yitwa yayo twabyinnye ikimenyetso twabyinnye indi nitwa Karayigwi ngirata kare Karayigwinge ye turirimbiro gato twumve baryoherwa turirimbiro twumve gatoya nawe karira ngo nzukiririmba ni ya muziki Karayigwinge umuntu afite ko yishimye undi afite ko anezerwa ama iyo nkunga nango nabateka mutwe niwe niko babivuze barindagiza ingo ko ni mukajye murindagira ye ivati se ntiyabonetse nibagiye kwirwa ntibanayirwaniye abayinyambiye ntibayirwaniye bazayigwa ryari reka nibajyana bize cyabikene ibyo oya ibyo byarangira ngo mbiri mu gihe miliyoni 2 rero baraziguha amadolari barayaguhaye ego ko bayampa iyo bayampa byagenze gute se nyine byagiye nka nyombere gutyo byaragiye ubwo barabikuriye rega bagomba wowe ukike ntago warya wowe naryaho duke ariko nkaguha wowe ni wowe nyine navuze kuri urugo ryowe abandi bari cyane uri mu kumuceri wampaye wowe uriya muceri ninde wawe maze muri abo ngabo burya nta mu gaturika bagiye batusha umubina ariko depe ntago ari bisamu ntago bazahomerereye ntibanambonye ntago bamboye ntago nyeze ikintu cyo gusaba singikunda barabijyanye ratabarijyanira n'ibibero biri abagubwe neza ntagiye kagira nuhagarika umutima mbonye cyangwa agira ubwoba aha nini nahawe bihabwa abandi babinyambura ibyo ntibagagarika umutima hari n'ibibazo bavongo nta magambo ngira yandira cyangwa yambabutuganiye gutya ibi cyarangiye kuri iki cyarangiye nta macakubiri ngira nta rwango ngira ubwo mwasaba imbabazi mugenzi wanyu azaze mu ikaze amashimeshi cyane ntazi imbabazi Ernest zabaga ko tubare twubakuru nk'umugore n'umugabo n'imiryango ibyumve ntihakazajye umuntu birakarira n'undi wabirakariye se wani wari umukumbuye usibye kuba bamuha imbabazi erega yarambome no so kambome na myaka yego nakanye sa ahubwo ngo ntago ari byo yaragize ute ariko kongera ko nyine urumva umuntu we tuzanyura kumujyana mu buzima kandi barahari ngo abajyanama b'ubuzima bundi baraza bakakugira inama iyo bamaze kukugira inama bakubwira icyo wakora ariko mbega ibigore bishira isoni we abantu hari ikiryo nkibonye we bamutera uburwayi wowe urabizi rwose mu burwayi we n'igituma nta gutezukaho rukundo ninga ukosereza wafataga uncishe ku kibuno uti mama urahimutse bikuntu twabubanye koko kukuntu yarembye hano muzanira amata muzanira ji mu mutungo wawe none se masego mu banyamakuru banje wanyitayeho ndenda no kuva ariko na Juste ndenda no kuva mu kiganiro kubera iki Juste narava muri kangira akantu nkubaza twabonye uririmba indirimbo ya Debeni yitwa Igisamagwe Debeni ntago yigeze agutelefone Igisamagwe ariko Debeni burako kandi navuze ngo amite kinye ngire mu gikwe mu gitaramo no se Debeni iyo ndirimbo kuki ako Debe yekada abi amvuga gutyo ndi irakajyanye yo twonye dushema kandi haguruka Igisamagwe kibazo no Igisamagwe kuva kera Debeni sura mwemera ubundi Debe ndamwemera na hagana turidinge mikoro ndabona itanaka iri kwaka nta kibazo rero itaka ndayimenye Debeni uramwemera Nose Debe ndamwanga ibyo abandi bakora ngenda byaga ni cyamamare nese Bruce Melody uramwemera Bruce Melody rwose yakiza ku rutugu ranyirukanga Bruce Melody mwana bitabyaye ko kutanyereza ikigoma by'umwana shabo nako mbabaye shabo wabuze indimba yarutse gusohora niwe mera pompo mba nzumva na hano abana kangumva mama ngumva Bruce Melody shabo pompo arayumvisha
warayumvishe ahubwo iratwika iratwika uzamuramo gace twumve ntabwo nzi kubiririmba njye nzajya ndirimba ngo wowe tuvuga ngo pom pom po njye ukuvuga kuri niwemera pom pom po turasapa we ntabwo nyiri ngwino ese pom pom po urayumva ngwino binyemerere oya je ne sais pas pom pom po oya gore ntabwo nabyumva pom pom nuba ari ibindi biri nk'umuntu mukuru oya ni ibintu bisanzwe niwemera pom pom po pom pom po ni iki ni nkuko waba uri guponda ibumba uri kuvuga ngo pom pom yego rata ni uguhakura iyo bavuze ngo Bruce Melody uramwemera pe Bruce Melody mwemera nkuko nemera abantu bo mu Biringaga urahaza ugihumva ni Muhanga hari abatara meza cyane nkunda cyane nubwo wara iyo ugeze mu cya kabiri ukatujya ku mashuri yo mu Biringaga umeze nk'ugi musumba wayubwo ubugimbi uwo mu yindi gutya imbu yaho nkujya rutobwe nkujya mu rutobwe hari abantu beza cyane nakunze bakoze iby'Imana ishaka ndeba numva ndabakunze abantu babibazagaho abantu bo mu Biringaga babyihorere bazantange umugabo nzagera mvuga ibyo nabonye n'amaso yanjye ni abantu bakunda ubwirutse ikintu n'ikibi bakakireka n'abantu bahugurika n'abantu cyane cyane n'abantu basengeye ku cyuma cyo mu Nyamiseke ni Gatenzi ariko Masego banze ukijijwe Masagonda ariko ndashaka kubikata kambivuge umva nawo bumva ndashaka kwambuye mu burokore nkaruhuka mu mutwe gatoya ese uburokore bwaragusajije nasara kubera ibintu mbonamo by'ubushamwa bwinshi cyane nta cyaha nabonyemo ahubwo mbonamo ibintu byitwa kurenga abandi cyane kumva uburyo bwo mu Mana ngatumbagira cyane sinumve n'impuguro z'abapasiteri nkaba natuma barimbuka aho kugira ngo barimbuke nahwama nkambivemo gato bakaza wabivamo so wabiguhaye mu gakiranuka urumva ushaka kureka uburyohe bwo mu Mana reka nguko ubugereranywa kamugeze bigukundira hafi aho uri bukuri ahantu mu gikorwa ntago ari amazimwe mu gikorwa cyumva igikorwa ngiye kuvuga abantu bakuru nk'abantu bakuru barabyumva uri hafi kugisoza karakano gacoboka kadirigi nyine ni kwagakiza kararyoshye kagiye nk'ibyo bintu ibyo bintu umuntu gutesha ibirimo mugezeho akabangwa hafi nicyo mwagitinya gutera ikibazo nkikuvomwa ako kantu kansubimo neza iyo kagiye kugerayo ngo nagake ngo nagake hari ahantu muhakoze aba yageze mu gikorwa hafi akatikoni rwose gutya nyine ugatunga amanyoto gutya nyine kuri televiziyo uri hafi kuba ngo ni mu kivambye ndapfuye gupfa ubushamwa bugeze mu gutwi abantu batarajya babyiye kuhagera niba utaragera ntuzi gukinisha gushaka abakobwa b'abandi oya ahubwo ndashaka kugira ngo tujye duhugura abantu nk'aho kandi izo mpuguro nawe uzifite niba uzi kutaza akazi kareke niba ugiye gupfubya rubanda bihorere nkanjye Masego hari akantu kamaze igihe gacaho kugira ngo mukubaze nk'umuntu mukuru ngo abagabo barapfuba ahubwo abagabo barapfubya nta mugabo upfuba barapfubya ariko ngo urimo wamamara uvuga ngo arashaka gupfubura abagabo ngo abagabo barapfuba ni umugore wabo babivuga se ubwo baraharira babonye utagiye ku nema ntagatifu ubundi kubanza kwiga gushaka umuti ubundi iyo umaze gutyo rimwe gute ukabipa bwa kabiri iyo bigeze cyo mbere kanya buri kanya gusubiza se umuntu yabipa nka kanga buriya miti ya gatatu nibasha kujya kwa kana kubwiraga nyine ko kagiririre aho rwose bageze ngo bipe ya gatatu nubundi ariko no mu mategeko wemerewe guhamagara umuntu gatatu atakwitaba ukamwihorera abagabo murimo murumva ngo ari abagabo bapfuba ntago ari amazina mureke twubaka ingo zacu yego niko bimeze
hari umugabo hano watewe nabonye kuri TikTok kandi byavuze ngo nabyemeye nabishyikiye. Yaravuze ngo umwaka mushya muhire. Mwiriwe mwabagore mwe baba uzagashaka kuri TikTok uzagashaka muzakora abagore babwiye bahawe inama. Abagore badakora dushe ntago ari abagore. ukora dushe ku munsi kangahe? N'urugero niko avuga uwo mugabo niko avuga. Nyine nanjye n'urugero ngo nanjye yanyigisha ubu nabitangiye ngene. Usiga ukora dushe kangahe kuva wabyiga? Ubona byumviye se? Ni buri munsi. Ni buri munsi. Ku munsi kangahe? Cyane iyo ugiye ku rugendo iyo uvuye ku rugendo abikora yewe. Iyo uvuye mu rugendo urabikora? Ninjye ku rugendo kuko natuzwe nazanye ibyunzwe byinshi. Ugasanga ibintu byose wahindanye ngomba gukora pavoma nkaryama nakoze pavoma. Ahantu hose wiyuhagiye ahantu hose. Mbere wabikoraga kangahe ku munsi? Mbere utarabyumva. Ibyo nzabyumva se? Yego no kwiborosa mukana ntago nabikoraga. Oya. Inama z'abarezi duteza abandi imbere. Niba ari cyo wagisha hande y'inama gigira abantu inama kubimbajije rata. Ngo hari abagore bamwe mwino misaba ko ari abagabo bapfuba. Hari umugabo upfuba nyine. Abagabo bashobora gupfuba. Ubwo umugore abizi impamvu bapfuba. Akantu nyongoreye nkatekerejeho numva nibyo. None saka bimenye. Yo. Ukarira amarira atarukurira. Ugataga gutaka atarugutaka. Kubera ibyishimo biba bigusabye ingingo zose ukavuga uti nta wundi ni wowe. Ni wowe. Ni wowe. Ni wowe. Ni wowe. Ni wemera. Urwo ni rwo rukundo rwa mbere tubabwiye nawo rushorera imizi. Bitagenze gutyo sigaho. Sigaho. Yes. Masigo turimo tugenda tugana ku musozo rero ubwo sinzi. Ahubwo si intebe. Intebe yabutemye. Intebe yabatemye muyitere neza. Yagiyeho none. Yego masegonda. Wagaragaye mu ndirimbo ya The Ben uri kuririmba ngo kutabinyeretse se. Ntabwo nabikweretse kandi twarabikoranye yego nge nawe twashiramo tukanarwanira ukuntu na Masegonda yarwanye. Igisamagwe. Igisamagwe. Umva nyoko. Igisamagwe. Iko. Ariko The Ben ni iki wamusaba wamwatse tike ntiyayiguha. Ako se The Ben kuki utamaye tike? Kandi ubutumwa bwawe bigaragara ko yabubonye. The Ben wankandira akanyenyeri ukangura n'igikoma kora banenda kubyara kozangura n'utugoma tw'umwana sha The Ben. Kandi waramamaje igitaramo. Igitaramo cyane cyabamaje unkuramo burezi koko wagiye wankwemo burezi kandi abantu barishimye babonye ndimo nkuvuga nkwamamaza. Yagukwemo burezi. Wanumye ko abanyamakuru bakaguha akantu ukangurira akantu kakanyohereza sha The Ben. The Ben igisamagwe. 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 Arimo guseka The Ben abonye muzamuha. Nakabosha zikankoneza ukamwesha. Yako keza ka. Okay rero tugana ku musozo ijambo rimwe kuri The Ben ubundi azadutuma utuze kukureba kuko wamamaje igitaramo cye. Uzamunzanira The Ben ngo tumene ntuzazana muzagarukana. Urashobora kutazabona umwanya sibyo? Kubera ubwo akazi kenshi ashobora kuba yagira. Sibyo? Ariko noneho reba muri kamera hano. Wegeza akamikoro hasi gatoya. Ubundi umusaba ikintu kimwe dusoza ikiganiro. Icyo musabye arabona ko ndi hafi kwibaruka. Inde susabye? The Ben. The Ben ne musabye azago kandi akanyenyeri unzanire nguri bigoma. Nutwe ndatwe umwana. Ubwo wenda igikoma cyo rukundo zakimpa wenyine na Juste. Na Juste azame. Na gahunda bigogwe. Na gahunda agukandira akanyenyeri ka byose humura. Yazamiye ukabya. Ariko The Ben we sha The Ben nzaza nguhege ngukute n'iryinyo kugikano. Oya. Nzabona nyine Igisamagwe. 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 Atakoyegera ko bakabone. Kongwiki. Oya byiwerere hari ufite utuntu muri kongorana nane kumva. Hari abagore barimo kubireba nawe urabireba ngo dukunde abayigira imbere y'abari abagabo. Abo barimo no kumika bangije kumpaga ngo bitutse. Bagututse. Rukundo. Nushaka ugikunda ntuzacogore. Nge nitwa Rukundo ariko. Impaya. Impaya. Abahamagaye mu mihaga ngo ninzambwira iwabo. No yana ngiye kwabamana Rukundo. Agiye kuvuga aravuga ngo ngo impaya. Ni kandi yebwe ko nzanira n'umupasiteri witwa Pastor Juste.
Pastor Justin ubundi uyobora kuri itorero imbaraga z'umucyo wa Kristo hariya ku Kamonyi. ku Kabaya Ku Kamonyi. ku Kamonyi Yego. kutantumye wazana isuka ukabyumva neza ahubwo ahubwo se bwo zishita arabizi ko wahoze uyoborana ahantu nanuzana Pastor Mutesi kuri waba uhazi ku iposita Posta yo mu mujyi se. ku iposita ariya haruguru hafi ya convention reka suza abakristo muri opo suza abakristo muri opo suza na Mutesi kandi Mutesi ari muri Canada ariko ikiganiro azakibaza kitegereza yari mu Rwanda oya nundi Mutesi we n'ubu Mutesi uvuga ari kumwe na Sara akumwe n'undi witwa Sara Mutesi twabanaga mu Rukiri hano Mutesi twabanye no kumuhima muri Betesida kandi suza na Rugamba muri Betesida na madamu we n'ito rya Betesida Kuvuga se Mutesi wa Jehovah Nisi uko niko kuri yego Pastor Mutesi wa Jehovah Nisi ubwo urabyumva ute wowe Mutesi ankandira akanyenyeri yumvwe nawe nabyo nawe na Sara nabaye Sara vuga nimero yawe abantu ndagakwivuga abantu bo ku Kimisagara nabo ndabashuje hariya muri Restoration Church twarasimye turasimba twari mu bwa Virginia umunyamurengeza ankoma gutya hano ngo waruzi kuzobabyara umwana ukurikiye uwapfushije ntirekareka ndasaje ntabwo byati kurikirana Imana hakurikiraho gushima isezerano ry'Imana ntirihera riraje isezerano ry'Imana hakurikiraho gushima Musego bundi twasoza ikiganiro ntago aravuga nimero mwashatse ko twarana hanga ariko dusoze tuvuga nomero ya telefone yanjye ni 079 079 13 karindwi 2 0 75 abantu bari mu Murera bayibonye abantu bari Igoma bayibonye abantu bari mu Birere bayibonye abantu bari kugare ya Gisenyi bayibonye cyane Kamugisa mwayibonye kandi muri inshuti za Esther muri inshuti zanjye mujye munkandira akanyenyeri na Debeni yayibonye kare Debeni yayibonye igisamagwe cyayibonye n'abakunda Debeni babibonye kandi Debeni azankandira akanyenyeri nankandira akanyenyeri mwabanyamakuru mwe ntimuzabiyoberwa uwo munsi abantu bibura bazabimenye nakaranze agatama dore ko ngakunda ako sha hawo nkanguriye intama barayirya uzi ko ntariye noheri nk'abana buna nakanyama nariye akanyama nariye mu byumbe cyagenze ute nari ndwaye abanyamakuru bari bazo ko ndi ni narwo ariko abantu bankandire bankunda niba naramamaye koko naramamaye sinkicwe nizanga ibyanjye biribwe nabandi nge nicwe nizaba bargendeba babiha abandi nginza binyice kandi kuba barariye ni byiza burashimye urambuye wasaranganyije agaha bose niba ari angari muri hariya muri ariya arangaye ndimo ndareba hariya reka suzana bibatsinda ara mu kabuga niba arakanu karimo sha mwama tukabifanya n'abandi ko ntari igisabo ubwo barabizi nababonye barebe aho mu kabuga nyine gusaranganya ni byiza uramuntu usaranganya ni mwiza cyane nsaba imbazo abantu kandi bavuga ngo Esiteri ko ariye neza bene bakamba neza bambaye ubusa ntago ari ngewe ugomba kubona umwenda ngo mwambu guhabwa abandi nge nambara ubusa naritanze bihagije mureke nanjye nge nambaye kandi njyane nsinzire kubana rukundo yaje kunyiza intambara mu bana hano ibintu byacika bikayoba nuko utabasanze rukundo yankora igikorwa kirenze anyunga n'umukobwa wanjye amunga na se wabo nguwo intambara zirahosha bamwe umwe aryamaga epfo abandi ari ku maguru arwaje kwa hagati yanjye nawe yego ngo yumve kwirimo ni bakuru gusije ni nakoze bwo ngubwo bari babiboheje babagore nyine bajya ngo ishoti take mu bushishi nange aniseti rero burange ntago mwanga we nanabyishyira ngo aranyanze bazamuhana nabonye yagiye nge kwa mu mugabo usa nawe munaravuga ati sha afashe ibiringiti ari kwanga agwa mu kintu cy'umukorogero yewe hafi gupfa we ngo genda wataye impano Imana agwe ko mwiye uramukecuru n'Imana Imana yaguhaye Masego murakoze cyane reka dusoze ikiganiro murakoze mwakoze